Yes, ngwaye kaze muri amakuru nizere kumeze neza cyane nanone. Ese mumeze mute? Niba rero umeze neza ngaho itukora subscribe, ariko niba utameze neza ndabizi ku munsi w'ejo bizagenda neza cyane. Uyu munsi mfite urutonde rw'abastari bakomeye hano bafite amafaranga menshi ariko mu buryo bayabonye bukaba ari uburyo bw'amateka bugira bucya bugasigira abantu icyigisho gikomeye cyane. Ngiye ugaruka kuri Kandi ndetse na super manager. Abagabo ni bantu ki? Ese ubuzima bwabo n'ubwe mbere yuko uyu munsi ubumva bafite amazina akomeye? Nibyo ngiye ugarukaho cyane rero mbikubwire nta na kimwe nciye ku ruhande. Reka manze nkwibutse ukore subscribe hanyuma unakomantinge ukeneye uri twazakubwiraho wanze umenye amateka yabo, umenye se bagize kuri ibi ngibi gute. Ese inzira ndende bagiye banyuranamo abo bagabo n'abantu b'ibihanganye hano mu gihugu cy'u Rwanda banakomeye cyane. Uranyemerera nze kunyura kuri Kandi ari we mperaho, hanyuma nze no gufata super manager babwira amateka yese ni muntu ki. Hanyuma rero ushobora kugenda cyumva ubu bita Kandi rero amazina ye bamwita Kakoza Nkuriza Charles. Uyu nguyu yavutse umwaka wa 1982. Uyu nguyu yamenyekanye cyane nk'umunyamakuru akaba n'umwinfluencer mwiza cyane, aho yagiye agaragara mu ma event atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umuhanzi uririmba kandi yamenyekanye no mu kuririmba R&B n'izindi zerekeranye nayo, aho yatangiye rero ubuhanzi ngakiba muri korali. Bavuga yuko kandi uyu mugabo yatangiye ibintu byo kuririmba ngabitangira kiri muto cyane, ubwo yabwirwaga n'umubyeyi we mubwira yuko ashobora kuzaba muhanzi ukomeye. Ati kandi ibintu by'indirimbo yabitangiriye muri korali aho yasengeraga. Ati rero Kandi amaze gusohora album yayise Abagore, ubu rero aho ku munsi wo kuyisohora yaguze, hari umuntu waguze CD arangije amwishyura 750 y'amafaranga y'u Rwanda. Rero ahangaha uyu mugabo mbere yuko wenda nkubwira ibi ngibi nuko yabanje kuba nyine umuntu usanzwe ariko mu buryo butoroshye akaza kwirwanaho, ndetse benshi bavuga amateka yiwe bakavuga yuko uyu mugabo yabanje guhasara nk'abandi banyamakuru bose batangira, aho yakoreraga bisanzwe nyine akabura udufaranga duke tumufasha rimwe rimwe kwishyura inzu bikaba biramugoye cyane. So amaze kumera nk'azamuka yaje gushinga n'aga studio nyuma yo kuririmba rero, aho yagashinze akitwa Z Production cyangwa Z Production. Nyuma gato nibwo rero yatangiye umushinga wo gufasha abatishoboye, aho yafatanyije rero n'abandi batandukanye maze atanga $5,000,000 ku barwayi bo mu bitaro by'Indera bya Sehashika. Uyu mugabo rero usibyo ngibyo yagiye akora amarushanwa akomeye kuzamura impano z'abahanzi. Uyu kandi Kandi yarafite kuzamura impano z'abahanzi, igitaramo yakoraga cyo gutoranya abanyempano mu ntara zitandukanye cyitwa Shine kira bastinga, ndetse cyagaragaje imimaro myinshi aho benshi banyuzemo babaye abahanzi abandi babanyamakuru, kandi ubona ko byagiye bigira umusaruro ukomeye. Hanyuma nanone uyu mugabo yaje rero kwisanga, yaje no gukora rero kuri City Radio aho yakoraga ibiganiro nka Umunsi Ukeye ndetse n'ibindi by'amakinamico yakinaga yitwa Dr. Huniga. Ndetse uyu mugabo yaje gushinga radio akaba yarayise Radio 1, nyuma yaha kubitaho na TV yitwa TV1. Radio and TV1 ni iby'umugabo Kandi. Uyu mugabo rero ni umukubwira wumve ngo ni umunyabigu cyane. Kuri ubu ngo bafite ikipe, afite amakoperative, afite amahoteli hano mu mujyi wa Kigali, afite amatsinda kina filimi, afite amafamu, afite ikipe yitwa Gasogi United murayizi cyane. Icyo nababwira cyo nuko ari umugabo wavuye kure hatari heza, ariko uyu munsi ari ku rwego rwiza, twavuga tuti kuhaje cyane. Mr. Kandi imfura y'iwacu akaba ari umwe mu nanjye mfana ndetse nafatiraho nk'igitegererezo. So uyu munsi rero namuhuje n'uwo bita super manager. Aba rero iyo muri kuganira bakubwira yuko nta kintu ushobora kugeraho utakoze, nta kintu ushobora kugeraho mu by'ukuri utashyizemo imbaraga zifatika. Nyemerera ngiye kuri super manager. Super manager rero azwi rero nka Gakumba Patrick. Asanzwe rero yari asanzwe agurisha abakinnyi batandukanye bo mu Rwanda. Yinjiranye rero agashya yakumva ngo yageze mu muziki,
ariko mbere yuko wenda atangira kugurisha abakinnyi ni umwe mu bantu bavuga yuko yaba yaranyuze mu buzima bukomeye aho yabaye mucoma aho yigeze no kuba umushoferi nyuma yo kubona agaperime bimugoye cyane akajya atwara akavuatire aho yatwaraga n'abagenzi n'ubundi buzima butandukanye cyane. Abamuzi bavuga yuko uyu mugabo yigize kubaho mu buzima bukomeye benshi bakunda kuvuga ngo nubwo ku muhanda ariko akaba ari umuntu uzi gushakisha atagize umuntu yambura. Ibyo rero byagiye bimutera imbaraga zo gukora aba umuntu ukomeye kuri uyu munsi wa none uri mu basitari hano mu Rwanda bazwi ku rwego rwo hejuru. Uyu musore rero yaje kwinjira mu muziki yinjirana izina rishya arangije yita 210 avuga yuko byasobanuraga nyine ngo tekereza ntiwihebe. Yabwiye kandi each pumps ko yiyisira izina ashaka guhumuriza abantu ndetse abwira ko bagomba gushyira umutima hamwe ntibacike intege bakagira intego ndende kuko buri wese agira igihe cye cyo kugubwa neza abifashijwemo n'Imana ndetse no gushyira umutima ku byo akora. Ndetse uyu mugabo yaje kugira gutya ku indirimbo yitwa Sheira yanavuze ko yaje mu muziki afite impano adashidikanyaho ariko iyi ndirimbo yarakunzwe cyane. Aravuga ati impano ngenda yifite, yagize ati impano y'umuziki ndayifite ndetse nshimira Imana kuba yarayimpaye, ntago impano yanjye izabangamira gahunda yanjye yo kurebera inyungu abakinnyi bizafata kandi n'umuziki nzawukora nkuko Barack Obama yabaye perezida wa Amerika agakomeza kwitabira imikino ya basketball akanaba umukinnyi mwiza ntibibangamira akazi ke ko kuba umukuru w'igihugu, nanjye numva nzakomeza kubikora byombi kandi neza. Uyu rero super manager icyo gihe yanavuze ko ku bandi bahanzi barimo yahise kuko yabaye muri Kenya n'umuntu wabashaka gusobanura neza bajyagwa muri Kenya, Professor J wo muri Tanzania, bose bari mu nteko ishinga amategeko no mu bikuru b'ibihugu kandi bakaba babikomatanya n'umuziki. Yemera kandi ko nawe agiye gukomatanya umuziki no kugurisha abakinnyi akaba umu agent. Nyuma gato yaje kwisanga rero uyu mugabo atakitwa 210 ahubwo ahita yitwa super manager. Super manager ni izina ryakomeje gukoreshwa cyane ndetse bisa nkaho haba kugurisha abakinnyi cyangwa se umuziki ibyamaze gufata izina rimwe maze ahita yitwa super manager, akaba ari big agent w'abakinnyi ndetse akaba umwe mu bantu bazi gushakisha amafaranga dore ko afite amasosiyete akomeye hano mu Rwanda yagiye amufasha gukora nayo amuha amafaranga harimo menshi cyane, harimo Tom Transfer, harimo Speranza, ni benshi cyane, ni benshi, hari n'amakampani menshi atandukanye yagiye yifashisha uyu mugabo. Urumva yuko yakoze cyane kugera uyu munsi. Iyo muganira akunda kuvuga ngo icyo mbwira urubyiruko ni ugukora cyane kandi bakigirira icyizere. Aba bagabo rero uko nabwiye babiri bafite icyo bahuriyeho, ni iki bahuriyeho? Bahuriye rero kuba bose ari abahasara kandi bazi gushakisha amafaranga menshi bakayashakisha bubi na bwiza. Yo ndagushimiye cyane, ngaho ukomeza ukore subscribe, tubwire muri comment.